nitwa Mr. RRA nje kukwereka uburyo bwo kubara umusoro ku nyungu muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020. Igihembwe cya mbere kigizwe n'amezi 3: Mutarama, Gashyantare, Werurwe. Kikaba kizamenyekanishwa bitarenze tariki 30 ukwezi kwa gatandatu 2020. Dore uko umusoro w'ibinyabiziga uzakorwa. Usora ahitamo umubare w'amezi yakoze. Hitamo 0 niba nta kwezi na kumwe wakoze mu mezi agize igihembwe. Hitamo 1 niba warakoze ukwezi kumwe. Hitamo 2 niba warakoze amezi 2. Hitamo 3 niba warakoze amezi 3. Usora afata amafaranga asanzwe yishyura akayagabanya amezi 3 agakuba n'umubare w'amezi yakoze akabona umusoro w'igihembwe yishyurira. Mu gihembwe cya mbere usora azahitamo 2 cyangwa 3 kuko amezi ya Mutarama na Gashyantare COVID-19 yari itaragera mu Rwanda. Abahitamo 3 nabakomeje gukora kuko bari babyemerewe mu gihe cya COVID-19. Dore uko umusoro ku bundi bucuruzi uzakorwa. Usora azasabwa kuzuza igicuruzo yinjije muri Mutarama, Gashyantare, Werurwe 2020. Kubera ko nta baruramari usora azasabwa gukora, system izareba umusoro wabazwa mu mwaka 2019 iwugiranye n'igicuruzo cyari cyaramenyekanishijwe, hanyuma ikore igereranya ry'umusoro ku gicuruzo. Igikube n'igicuruzo cy'amezi 3 usora yinjije. Ubu buryo buzakorwa n'abasora bafite umusoro wabazwe mu mwaka 2019 gusa. Abari mu gihombo ababaza umusoro mu mwaka ukangana na 0 ndetse n'abasora babonye TIN mu 2020 ntibazamenyekanisha avance y'umusoro ku nyungu uyu mwaka 2020 hakurikijwe ibiteganywa n'amategeko y'Imisoro. Abasora bamenyekanisha umusoro ukomatanye n'abasora umusoro ucishirije nabo bazabarirwa hakurikijwe uburyo bwavuzwe haruguru. Igicuruzo cy'igihembwe cyuzwa ku murongo wa 10 w'imenyekanishwa ry'igihembwe kirerwa ku gicuruzo cyose cy'igihembwe kizabarirwaho umusoro ku nyungu ku basora bagira ibicuruzo bitandukana ku musoro ku nyungu n'umusoro ku nyongeragaciro. Ku bindi bisobanuro wahamagana nimero yacu itishyurwa 3004. Dusore neza twubaka u Rwanda twifuza.